aravuga ngo kuri uwo munsi nzegura ihema rya Dawidi ryari ryaraguye. Uyu munsi ihema rya muzi by'abatambyi, muzi by'abalewi ko bakoreraga umurimo wabo mu ihema ry'ibonaniro, harimo ibimenyetso bitandukanye byari bifite insobanuro bihari ijyanye n'akazi kabo bakoraga mu bihe byabo mbere ko Kristo aza. Ibyo byakorwaga muri iryo hema nihuse ntashaka gutinda, byagereranywa n'urusengero rwo kuri ubu, hekaru yo kuri ubu, kuko Yesu amaze kuza yakoreye mu hekaru, yakoreye mu rusengero. Ariko kandi ibyo byose bikagereranywa n'ikintu kimwe nshaka kuvuga. Hembuka Voice TV. Shalom 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 bakunzi ba Hembuka Voice TV. Yesu ashimwe cyane. Ndizera ko mumeze neza muri amahoro. Imana ibarinze. Ndashima Imana nanjye irandinze. Nari maze iminsi tutari kumwe kubera impamvu zitandukanye zitari mbi, ariko dushimye Imana ko yongeye kuduhunda umwanya, kandi umwanya mwiza kugira ngo twongere kugaruka kuganira hejuru amagambo meza 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 y'Imana. Ndagira ngo abari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda bifuriza ibihe byiza, umugabane wacu muri Afurika bifuriza ibihe byiza, abari kure i Burayi bifuriza ibihe byiza, abari Australia, abari muri Aziya, mu mpera z'isi, ibice bitandukanye byose ho waburi, wifurije kugubwa neza, wifurije guhaha no kuronka. Kandi ndakurarikiye kugira ngo uyu mwanya amagambo Imana impaye kugira ngo mvugane namwe ntagucike, kandi utagucika gusa, ahuze kuyasangiza bagenzi bawe. Ndabizi ko hari icyo kwakira gishya cy'Imana ategura ubuzima bwawe. Urabizi ijambo ry'Imana rivuga neza, riravuga ngo uko Kristo yarari kera n'uyu munsi niko ari, ni nako azahora ibihe byose. Ibihe byo birahinduka, abantu barahinduka, ariko ijambo ry'Imana ntirijya rihinduka, biterwa no kuryakiriye. Uyu munsi hari icyo Imana ategura ubuzima bwawe. Uyu munsi hari cyakukiza ku mutima wawe. Uyu munsi hari urutambwe rumwe ushobora kuvaho ukajya ku rundi rutambwe rundi mu buryo bwo kwizera. Ni muri urwo rwego rero urarikiye kugira ngo ntucikwe n'ijambo ry'Imana. Imana ikuzaniye. Dusenga Imana. Mana yaremye ijuru n'isi, Mana iri hejuru ya byose, turagushimira muri uyu mwanya mwiza duhaye. Twongeye kugaruka imbere y'ubwoko bwawe, tubazaniye ijambo ryiza ry'inkuru nziza. Ndasaba kubaho kwawe kubane natwe, ugenere umuntu wese uhari mu bice atuyemo, mu buzima bayemo, umukoreho kandi umukozeho imbaraga z'ijambo ryawe. Ndaragura Satani se kibi wahagurukiye kwiba ijambo ryawe no kwica no kugirira n'abantu, kugira ngo imigambi yose iburizwemo muri uno mwanya mu izina rya Yesu. Ndasenya imigambi ye mubisha Satani utuma abantu batumva ijambo ry'Imana, utuma abantu badakizwa n'imbaraga z'ijambo ry'Imana, kugira ngo Uwiteka ukora ikintu gishya hagati y'ubwoko bwawe. Tugirire neza natwe tugiye gusobanura, tugirire neza imbere y'abantu bawe Mwami, tugiye kuvugana nabo ho bari mu bice bitandukanye by'isi, bakire guhembuka no kumva imbaraga z'Imana. Mana nezere kumva gusenga kandi ukoze ibitangaza, nezere kubanye natwe, izina ryawe rishyirwe hejuru kuko ubyumvise kandi ubikoze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo mbasuhuze, nigiye Pastor Nahamugwa Aroni, kandi ndashima cyane ko rwose Imana yongeye ku mwanya kugira ngo twongeye kugira ibihe byiza byo kubana namwe mu ijambo ry'Imana. Abakomeje kudusengera, abakomeje kuduhamagara, mwese turabakunda kandi calls zanyu turazibona. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza. Shimishijwe n'undi mwanya mwiza cyane cyane Imana iduhaye kugira ngo rwose twongere gusangira ibyayo. Ntako bisa gusangira iby'Imana. Abantu bagiye mu hoteli ikomeye, bagasohokera ku mazi, bagasohokera mu bihugu bitandukanye, bagasohokera ahantu batamenyereye, bagubwa neza, bagaseka, bakarya, bakanywa, bakishima. Ariko ibyo byishimo birangira uwo mwanya, birangirana n'ibyo bihe babayemo. Ariko iby'ijambo ry'Imana byo ntago birangirira uwo mwanya. Iyo uri kumwe n'Imana ukasangira ibyo kurya by'Imana, iryo jambo ryayo, bikugirira umumaro mu gihe cy'uwo mwanya no mu gihe kiri imbere. Rero ni mpamvu ushaka kugira ngo ushishikarize cyane kugira ngo ukomeze dukurikire kuri Hembuka Voice TV, kurikirana ibiganiro bitandukanye dukomeje kubagezaho
mudusengera, ni inama n'ibitekerezo byanyu turabyakira kugira ngo dukomeze kubaka umurimo w'Imana, dukomeze kubaka ubwami bw'Imana. Ibi dukora nta wabidutegetse ngo tubikore, nta n'ubiduhembera, nta n'ubidukangurira, ni umutwaro Imana ishyize kuri twebwe kugira ngo abantu babashe kwakira ihumure, babashe kwakira gukira, babashe kwakira gukomera ku buzima bwabo. Uyu munsi ku mbuga nkoranyambaga hariho ibintu byinshi bitandukanye, biterwa na choice yawe, wowe niki ushaka kureba. Urabona isi ntibigeze, icyo washaka cyose ugihitamo ukagihamagara akaba ari kireba. Ariko reka nkubwire, ni byiza kuhitamo neza. Ndagukangurira ngo uhitamo neza, gushaka ibyiza, gushaka ibifite umumaro ku buzima bwawe, si ubuzima bwawe bw'ubu gusa, n'ubuzima bwawe bw'ejo hazaza. Ndagira ngo rero nkukangurire, nongere nkusubizemo imbaraga ngo kumva ijambo ry'Imana bifite umumaro, kumva ubujyanama bwiza, kumva umuntu ahumuriza ubuzima bwawe, kumva umuntu agukomeza, bifite umumaro kuruta biriya byose twibwira, kuruta na biriya byose twibwira, kuruta na biriya byose turimo, kuko ibyo ni iby'igihe gito kandi ntacyo bitumarira muri ubu buzima bwa none aha ngaha. Niyo mpamvu rero ngira ngo twongere kubana kandi twongere kugirana namwe ibihe byiza. Twatangiye dusenga kandi Imana rwose yumvise gusenga kwacu, reka ahubwo dukomeze tujye mu byanditswe, kuko amagambo tuvuga ntabwo ari amagambo yacu twihagiye ku bwacu cyangwa se twiyadikiye ku bwacu, ahubwo ni amagambo y'Umwami Imana. Amagambo y'Umwami Imana rero afite umumaro. Reka tujye mu byanditswe. Ufite Bibiliya yawe, wenda uri ahantu hatekanye, ushobora kukinguruka Bibiliya yawe, ariko niba kandi uri ahantu hatari umutekano uhagije wakomera gusoma Bibiliya, nyemerera yewe nkingure hanyuma usome ibyanditswe, uhamanye nanjye icyo Bibiliya ivuga. Tugiye gufungura mu gitabo cya Amos, igitabo cya Amos, ibice 9, umurongo n'uwa 11. Amos ibice 9 umurongo wa 11. Bibiliya avuga ngo uwo munsi nzegura ihema rya Dawidi ryaguye, nice ibyuho byaryo, kandi nzasana ahasenyutse hongere habeho nk'uko hari hameze mbere. Mwakire ijambo ry'Imana. Uyu munsi ndagira ngo tuvuge kuri ano magambo yanditswe na Amos. Amos ni umwe mu bahanuzi bato banditse aya magambo y'ubuhanuzi. Aravuga ngo kuri uwo munsi nzegura ihema rya Dawidi ryari ryaraguye. Uyu munsi ihema rya muzi by'abatambyi, muzi by'abarewi, ko bakoreraga umurimo wabo mu ihema ry'ibonaniro, harimo ibimenyetso bitandukanye byari bifite insobanuro yari ijyanye n'akazi kabo bakoraga mu bihe byabo mbere ko Kristo aza. Ibyo byakorwaga muri iryo hema, nihuse ntashaka gutinda, byagereranywa n'urusengero rwo kuri ubu, hekaru yo kuri ubu, kuko Yesu amaze kuza yakoreye mu hekaru, yakoreye mu rusengero. Ariko kandi ibyo byose bikagereranywa n'ikintu kimwe nshaka kuvuga, biragereranywa n'umubiri w'umuntu, biragereranywa n'umutima wacu. Urabizi ijambo ryitwa Ecclesia. Ecclesia ni abantu bahamagawe, ni abantu batoranijwe kuva mu isi y'ibyaha bakaza bagakora umubiri umwe wa Kristo Yesu. Niba ngiye kuvugana aya magambo y'ubuhanuzi, ndashaka kuyakura mu Bayisiraheli, nyakure mu mateka ya kera, nyazane mu gihe cya none aha ngaha. Bibiliya tubwiye ngo kuri uwo munsi nzegura ihema rya Dawidi ryari ryaraguye. Uyu munsi reka iryo hema rigiranye n'umubiri wawe, uyu munsi ngiranye n'ibikugize. Sinzi cyaba cyakugushije, sinzi cyaba cyagusitaje, sinzi cyaba cyaguciye intege. Ndabizi ndaho rwose ndahashinga agati mpumeke mvuge nti ni byinshi birahari pe, si wowe gusa, nanjye mbicamo, nunda bibayemo. Noneho ibihe turimo byo ni ibihe bikomeye, ni ibihe by'akaga, ni ibihe byo abantu badafite ibyiringiro, ni ibihe by'abantu babona akaga no mu maso yabo, ni ibihe by'abantu badafite, babona nta buhungiro bafite.
ariko uyu munsi ndakwemerera kugira ngo mvugane nawe ijambo Imana ishyize ku buzima bwanjye ryongera kuguhembura, ryongera kugukiza, ryongera kugutabara, kuko ndashaka kuvuga hejuru y'ijambo ryitwa gusanwa. Urabizi kuri Hembuka Voice TV dufite titire nkuru ivuga ngo hembuka, ariko umunsi ya hembuka tuzagera tuvuga amagambo atandukanye. Umunsi rero turashaka ndagira ngo uvuge hejuru yo gusanwa. Bibiliya yavuze muri iki gitabo cya Mose dusomye ibice 9 umurongo wa 11, aravuga kuri uwo munsi nzegura ihema rya Dawidi ryari ryaraguye. Ndagira ngo uyu munsi nongere nkwegure. Hari ryakugushije, hari ryaguciye intege, hari ryagukuye mu byiza. Nawe iyo wireba usanga utari wa wundi wa mbere. Nawe iyo wireba wiciraho iteka ukumva urigaye pe. Icyerekezo urimo, umurongo urimo, imigambi urimo ni mibi gusa. Ariko nije kongera kugusana, nkusanisha imbaraga z'ijambo ry'Imana. Jewe ndahantu hamwe ndimo kuvugana namwe, ariko wowe uri ahantu hatandukanye, dushobora kuba tutanaziranye n'amazina, ariko imbaraga z'Imana n'ijambo ry'Imana ribera hose icyarimwe, kuko ibiriho byose byashyizweho n'Imana. Nawe aho utuye, niba uri muri Australia, niba uri muri Aziya, niba uri mu Burayi, niba uri muri Amerika, niba uri Afrika, aho uri uhari kubera Imana. Bwana sifiwe sana, izina ry'Uwiteka rishyirwe hejuru. Ariko nubwo hari kubera Imana, Satani ntaho atinya kugera. Nawe ngo ahora azerera mu gitabo cya Petero ko hambwira ngo ahora azerera ijoro n'amanywa yivuga nk'intare ashaka ko yaconshomera. Birashoboka ko ubuzima bwawe muri no minsi bwaraconshomewe. Birashoboka ko ubuzima bwawe bwari mu mwijima. Birashoboka ko ubuzima bwawe bwari mu kaga. Birashoboka ko wariraga ntihagire umuntu ukumva. Birashoboka kuba wasuhuzaga umutima ukabura icyahumuriza ubuzima bwawe. Birashoboka ko warebaga muri telefone ntuhabone igisubizo. Birashoboka ko wajyaga ku nshuti zawe ukabura uwagutabara. Birashoboka ko wajyaga ku bavandimwe bawe ukumva nta byiringiro ufite. Waraguye, watakaje ibyiringiro, nta cyiza kiguturukamo. Nzanye ijambo ry'Imana rivuga ngo ugiye kongera gusanwa busha, kuko Bibiliya yavuze ngo kuri uwo munsi nzongera negura ihema rya Dawidi, nzongera negura rya hema ryari ryaraguye, ngo niramara kuryegura nkarihagarika nzasana ibyuho byari birigize. Muri uko kugwa kwacu, muri ubwo buzima bugoye, hari ibyuho biturimo. Ibyo byuho biturimo niho Satani aca akabasha kudutera no kutwataka no kudutakariza ibyiringiro. Ejo ugasanga ukoze ibintu by'amarorerwa, ejo ugasanga ufashe umwanzuro utari uwa kigabo. Mbabazwa cyane n'umuntu ufata umwanzuro wo kwiyahura. Mbabazwa cyane n'umuntu ufata umwanzuro wo kwiyica. Mbabazwa cyane n'ufata umwanzuro wo kuvuga ngo jewe ibi nibyamara kundenga nzifata mfatira umugore wanjye cyangwa n'abana banjye bose bameneho lisansi. Reka nkubwire, wose umwanzuro muzima, icyo si icyerekezo kizima. Ni ukuvuga ngo ibyo byuho Satani yashyize muri wowe nibyo acamo akagutera akaga, ejo hawe ukahabura, uyu munsi ukikuraho. Nkubuza n'ijambo ryiza, nkubuza n'ijambo ry'ihumure yuko Imana ishaka kongera kugusana, yuko Imana ishaka kongera kukubaka. Bwana sifiwe. Yuko Imana ishaka kongera kuziba ibyo byuho mu buzima bwawe byari byaratowe na Satani kubera ibitero bidasanzwe yaragabye ku buzima bwawe. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nzazamura iryo hema n'iki ibyo byuho, ngo kandi nongere nkusane, wongere umere nk'uko wari umeze uhereye kera kose mbere na mbere. Mu izina rya Yesu umwana w'intama y'Imana nzima, ndahamagara marayika w'Imana, ndahamagara ijambo ry'Imana rifite ububasha n'ubushobozi. Mama ahuri rigusange ahuri, iryo jambo ry'Imana ryongere riguhembure. Papa rigusange ahuri, aho warucitse imbaraga, aho wumva rugiye gufata umwanzuro utari wagitwari mu muryango, gukora ibiteye isoni n'ibiteye agahinda, tutazagushima n'umuryango utazagushimaho, kugira ngo Imana yongere gusana gukora ikintu gishya. Warubyiruko we, ngo umukobwa yakwanze, ngo umuhungu yakwanze, urifuza kwikorera nabi, urifuza gufata umwanzuro utari wo, reka nkwibutse, uriho kubera Imana, nturiho kubera uwo mukobwa wakwanze. Uriho kubera Imana, nturiho kubera ko uwo muhungu yakwanze. Ndagira ngo nkubwire muri uyu mwanya, ndagira ngo nkubwire kuri aya masaha, mbwirijwe n'imbaraga z'ijambo ry'Imana, kuko Imana niyo ku buzima bwawe muri uno mwanya, ngo igiye kongera gusane
ntigusana gusa ngo ahubwo urongera usanike umere nk'uko wari umeze guhera kera kose. Harega kera wari muzima, harega mbere wari ufite urukundo, harega mbere wari ufite ibyiringiro. Urwo rukundo rwagiye hehe? Ibyo byiringiro byagiye hehe? Satani yaje gushyira ibyuho ku buzima bwawe. Uyu munsi wa none urimo kumva imbaraga, urimo kumva ijambo ry'Imana. Ndasaba imbaraga z'Imana ziherekeza ijambo ryayo kugira ngo zitangire kugusana muri uno mwanya. Wenda waba uri mu bitaro uvuga uti ubuzima bwanjye bwararangiye, ngiye kurangiza iby'urugendo rwanjye. Ndohereza marayika y'Imana yongera kuzuri, ndohereza imbaraga z'Imana zigukure kuri icyo gitanda umazeho igihe ntazi, umazeho imyaka ntazi, ariko mu izina rya Yesu Kristo Imana yongere ikuzure, Imana yongere guhagurutse. Wa mukobwa wongere uhaguruke, oh haleluya. Wa muhungu w'Imana yongere guhagurutse, wa mugabo w'Imana yongere guhagurutse, wa mugore w'Imana yongere guhagurutse. Ndimo ndabona abantu bababaye, ndimo ndabona abantu bafite agahinda, ndimo ndabona abantu bafite amarira, ndimo ndabona abantu batakaje ibyiringiro, ndimo ndabona abantu babuze ihumure. Marayika y'Imana gusanga huri mu izina rya Yesu, marayika y'Imana gukore huri mu izina rya Yesu. Ndohereza ikiganza cy'Imana, ndohereza ukuboko gukomeye kw'Imana. Aya magambo ndimo kuvuga simvuga amagambo yanjye, ndimo ndavuga Imana yoherejeho muri ibi bihe bya nyuma by'ubuhenebene, muri ibi bihe bya nyuma aho abantu batakaje ibyiringiro, muri ibi bihe bya nyuma aho abantu badafite ihumure. Marayika y'Imana yongera kugenda. Ndagira ngo nkubwire nkuko natangiye mvuga mu gitabo cy'Abaheburayo ibice 13:8 haravuga ngo Yesu Kristo ko ari kera, uyu munsi ni ko ari nako azahora ibihe byose. Abantu barahinduka, ibihe birahinduka, ariko Imana ntihinduka. Niyo mpamvu nguteye iteka, niyo mpamvu nguhumurije, niyo mpamvu ngufasha ukuboko warimo kudandabirana, niyo mpamvu ngufasha ukuboko warucitse intege, niyo mpamvu ngufasha ukuboko warutakaje ibyiringiro. Nkubwiye ngo hari ijambo ry'ubuzima bwawe, hari ijambo rimara cy'ubuzima bwawe. Muri wowe harimo ubutunzi, muri wowe harimo ubukire, muri wowe harimo umuryango mugari, muri wowe harimo gutunga umuryango wagutse, muri wowe harimo ubutunzi budasanzwe. Abantu ntibabureba, umuryango wawe ntubureba, inshuti zawe ntizibireba, baguciriyeho iteka yo kubaho kwawe. Ariko muri uno mwanya ndaje mvuguruza umugambi wa Satani ku buzima bwawe, ndimo ndavuguruza umugambi w'umwanzi ku buzima bwawe. Imana yongeye gusukaho umuriro, Imana yongeye gusukaho umwuka wayo, Imana yongeye kurema bushya, ikuzamure mu yandi mavuta, ikuzamure mu bundi bwiza, igushyire ku cyubahiro kindi kidasanzwe, igukure ku rutambwe rumwe igushyire ku rundi, igushyire kuri pulpiti, igushyire ku mwanya wawe, aho umuryango wawe uri bukurebe, aho inshuti zawe ziri bukurebe, nyamara zari zaragucireho iteka, aho igihugu kiri bukurebe, nyamara ntabari ukwitayeho, ariko ubuzima bwawe bufite agaciro imbere y'Imana. Mu izina rya Yesu wongere wakire gusanwa, wongere wakire guhembuka, wongere wakire gukira, wongere wakire guhaguruka, kuko niko Imana imbwiye ngo nintangariza ubwoko bwayo muri ibi bihe by'ubuhenebene, muri ibi bihe bya nyuma, muri ibi bihe abantu badafite ibyiringiro. Mbabwire ngo Imana iracyari ku ngoma, mbabwire ngo yakoze imirimo kera, n'ubu iracyayikora. Abantu nibo batakaza ibyiringiro, ariko Imana iracyari yayindi. Twese aho turi tuvuge ngo amina. Tangira uvuga uti amina, tangira wireme mu kwizera, tangira wiremo mu buzima, tangira wiremo mu guhembuka, tangira wiremo mu guhaguruka, tangira wiremo mu gukora, tangira ubone mariage mu maso yawe, tangira wongere kubona abana bawe, tangira ubone akazi kawe. Abantu bari bagiye kukigabiza ngo bagiye kukajyamo ku buzima bwawe buri mu kaga, ariko Imana igiye kukuzura muri uno mwanya mu izina rya Yesu. Kuko ijambo ry'Imana ryambwiye ngo kuri uwo munsi ntabwo uzi ngo nuwuhe, ariko umuntu wese agira umunsi we. Yewe mfite umunsi wanjye, nawe ufite umunsi wawe, umunsi wanjye utandukanye n'umunsi wawe. Niyo mpamvu Imana yashyizeho ubudasa. Imana wenda umunsi wawe n'uyu munsi urimo kumva ijambo ryayo, niba ryakira ku buzima bwawe, niba ryakira nk'ijambo ryawe. Uyu munsi ntawe ndimo gusaba amafaranga, uyu munsi ntawe ndimo gusaba ubutunzi, ahubwo Imana intuye ku bantu kugira ngo abantu bongere kwakira ibyiringiro, kugira ngo abantu bongere kwakira ubuzima. Gukira kwawe kuruta ifeza, gukira kwawe kuruta izahabu, gukira kwawe kuruta ubutunzi. Uyu munsi wampa amafaranga nkayakoresha akarangira, ariko ubugingo bwawe nibwakira bukabaho, buzakora ibiruta by'amafaranga, bizakora ibiruta by'ubutunzi, kuko Imana irakurebamo ibidasanzwe biruta by'abana b'abantu bakurebaho. Mu izina rya Yesu Kristo, mwana w'intama y'Imana nzima, ndagira ngo nongeye kuvuga ku magambo makeya nsanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 61 umurongo wa 4. Twumva icyo Imana ivugana natwe. Ndagira ngo nkwizeze ko ntari bukurambire, ariko ndaza kukubwira
bikeye Imana ishyize ku buzima bwanjye, ahari nibyo biri bugukize, ahari nibyo biri bukubature, ahari nibyo biri gushyira ku mwanya ukwiriye w'Imana ishaka kugira ngo ubeho, kugira ngo ukore ubushake bwayo, ugende mu nzira zayo zitunganye. Yesaya ibice 61 umurongo ni wa 4 haravuga ngo 61 umurongo wa 4. Yesaya haravuga ngo nuko bazubaka ahasenyutse, sibyo, bazubura amatongo yabanje kubaho, kandi bazasana imidugudu yasenyutse, yamaze ibihe byinshi ari mwirari. Na ijambo ryitwa gusana rigarutse inshuro ya kabiri. Amosi yaritubwiye, Yesaya ararivuze. Yari amagambo y'isezerano Imana yabwiye, yacishe muri Yesaya imubwira ngo nibagira muri icyo gihugu, ubwoko bwanjye nibwagira muri icyo gihugu, buzongera busa n'inkike zasenyutse, buzongera bwubake amatongo y'abasogokuruza ba kera, ngo kandi hazubakika hongere hamere nk'uko kera kose hari hameze. Ndagira ngo nkubwire ijambo rimwe cyangwa nkubwire amagambo abiri nerekeza mu musozo, yuko sinzi icyasenya ubuzima bwawe, sinzi icyasenya ibyiringiro by'ubuzima bwawe, ariko Imana igihe cyaba Mose cyabayeho, igihe cyaba Yesaya cyabayeho, igihe cyaba Amosi cyabayeho, ariko uyu munsi ni igihe cyawe, ni igihe cyanjye. Yewe ndi Aroni, ndi umukozi w'Imana uzanye ubutumwa bwiza, ariko uyu munsi nutanyumvira kuko ari uriho, ntuzumvira abapfuye, ntuzumvira nabo utareba, ntuzumvira nabo mutabana, ariko uyu munsi abo mubana ni Imana ihagurukije mu gihe cy'ubuhanuzi. Imana iravuga ngo nimwagira muri icyo gihugu, muzongera musane inkike zasenyutse, muzongera muhubake amatongo ya kera yongere mbere nk'uko yarameze guhera kera kose. Uyu munsi ndashaka kuvugana nawe iki? Ndashaka kuvugana ijambo ryitwa gusanwa. Imana ikeneye kongera kugusana, Imana ikeneye kongera kugukora umuntu mwiza. Rwa rukundo rufite kera wavuyemo, Imana igusubizemo. Zampuwe wagira gukunda bene so bagirira neza, ukaba warabivuyemo, wataye isezerano, wataye umurongo, wavuye mu cyerekezo Imana gushakamo. Niyo mpamvu uyu munsi ubuzima ubayemo burabishye, ubuzima ubayemo burashaririye. N'ibyo ureba mu maso yawe nta cyiza ureba. Uyu munsi dufite abantu barimo kutubwira ibintu by'incamugongo, barimo kutubwira ibintu bica intege, barimo kutubwira ibintu dusubiza inyuma, bidafite icyo bifashije ubuzima bwabo, bidafite icyo bifashije abana babo, bidafite icyo bifashije abaturanyi babo, bidafite n'icyo bifashije igihugu cyabo. Ndashaka kuvuga iki? Ku Mwami Imana ubundi cyiza ari amahoro, cyiza ari umutuzo, cyiza ari umutekano hejuru y'ubwoko bw'Imana. Ndashaka kuvuga iki? Ndashaka kuvuga ngo tera umugongo biguca intege, tera umugongo birimo kuvugwa, kuko mu Bibiliya yera turimo gusoma hari amagambo yavuzwe n'Imana, hari n'amagambo avugwa n'abantu, hari n'amagambo yagiye avugwa n'abahanuzi. Banza umenye ngo aya magambo urimo kuvuga cyangwa urimo kwakira n'ayandi. Uyu munsi abantu baravuga, bakavuga amarangamutima yabo. Uyu munsi abantu baravuga, bakavuga ibyo bashaka. Uyu munsi abantu baravuga, bagakora ibyo bifuza. Abahanuzi buno munsi hari abatazatumwe n'Imana, bitumye ku giti cyabo. Ariko reka nkubwire, ubuhanuzi bwuzuye buba mu ijambo ry'Imana. Uyu munsi niba ndimo kukubwira no magambo, ndavuga ngo si jyewe, ahubwo ni Imana ikorera muri jyewe. Ijambo ry'Imana nibwo buhanuzi bwuzuye. Uyu munsi rero ijambo ry'Imana riravuga n'iki namwe ubuhanuzi bwuzuye? Riravuga ngo nzongera nkusane, nzongera nkubake, kuko ikituruka ku Mwami Imana kiza ku bantu ntikiza cyica, ntabwo kiza kirimbura, kuko Imana ni urukundo, Imana ni umubyeyi kuruta uko tubitekereza. Haleluya. Reka nk'ubu urugero, uyu munsi ushobora kuba ufite abana 2 3, ariko muri abo bana hakaba harimo abana rwose batakumva. Uko babwiye bakora ibitandukanye bitewe n'imyaka, uko babwiye bakora ibinyuranyije n'ibyo ushaka kugira ngo abana bakore, kandi uri umubyeyi. Ariko reka nkubwire, nubwo warakara ukarakarira umwana wawe, nubwo wavuga nabi kwitotomba, ntabwo uvuga ngo ngiye kumwica, ntibishoboka na gato. N'uwabikoreye aba ari umupfapfa,
n'uwabikorera abatagira ubwenge. Ariko icyo ukora nk'umubyeyi uhora urera ukavuga uti uyu mwana mu myaka ye 7, imyaka ye 5, imyaka ye 8 ni imyaka yo kutumva, ni imyaka yo gukubagana. Ariko hari aho azageragera imyaka 12 tuganire, hari aho azageragera imyaka 15, mbega urutambwe ku rundi kugeza aho umwana kuriye akaba umuntu mukuru, akagira ubwenge bw'abantu bakuru, ugasanga rwose bya bindi washakaga yabyumvise neza. Ndashaka kuvuga iki? Ndashaka kuvuga urukundo rw'umubyeyi ku mwana. Urukundo rw'umubyeyi ku mwana rugiranwa n'urukundo rwa Kristo kuri twebwe. Imana mu gitabo cya Yohana ibice 3 baravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi, 3:16, kuko Imana yakunze abari mu isi byatumye itanga umwana wayo. Ndashaka kuvuga ku rukundo rw'Imana. Imana ntirobanura, ubu twese turi abana b'Imana. Uyu munsi iyo dukoze icyaha, uyu munsi iyo ducumuye ikatuburira tukanga, ntabwo izana inkota ngo ije kutwica. Oya, iduha amahirwe ya 2, iduha amahirwe ya 3, iduha amahirwe ya 4, ikureba nk'umwana w'igitambambuga, ikureba nk'umwana ukitoba urwondo, ikureba nk'umwana ukiri mutoya. Ntabwo iza kukwica no kukugira nabi, ahubwo guhanda amahirwe avuga ngo uko ugenda ukura. Mwari muzi ko barokore, mwari muzi ko abantu b'Imana, mwari muzi ko abantu banteze amatwi. Nshaka kwibutsa ikintu, nkuko umwana akura akava mu buhinja akabyitambambuga akageza mu myaka runaka akagenda akura akazaba umuntu muzima, niko mu by'umwuka bimera. Mwuka habaho gutwita, hakabaho kubyara, hakabaho gukura, urutambwe ku rundi. Umwana ukiri umwana mu buryo bw'umwuka, uruhinja mu buryo bw'umwuka, ntabwo wamubwira ngo arya amagufwa azabashe kuyahekenya, kubera ko kapasite ntimwemerera kurya amagufwa. Bishaka kuvuga iki? Uyu munsi hari ibintu turimo gupakirwamo, uyu munsi hari ibintu turimo kubwirwa, uyu munsi hari ibintu turimo guhabwa bitajyanye n'imyaka yacu mu buryo bw'umwuka, bitajyanye n'abaduteza amatwi ko bagomba kubyakira. Bishaka kuvuga iki? Bishaka kuvuga ngo Imana niyo yashyizeho umugambi mwiza guhera kera kose yuko umuntu agomba kutwitwa mu nda, akavuka, agakura, akagera ku rutambwe rwiza rushimisha Imana. Ndashaka kuvuga mu bijyanye n'umwuka. Imana iracyadukunda, Imana iracyadufitiye umugambi mwiza. Mfite inkuru nziza ku buzima bwawe. Ndashaka gusenya ubuhanuzi bw'ubuyobe, ndashaka gusenya ibyubakitse ku buzima bwawe, ndashaka gusenya ibyubatswe n'amarangamutima n'ubwenge bw'abantu ku buzima bwawe. Nkubwira ngo Imana iracyafite umugambi muzima ku bugingo bwawe. Ntishaka kurimbuka, ntishaka gupfa, ntishaka ko ujye kuzimu, ahubwo ngo twihanganira, ishaka ko twese twihana. Uyu munsi ahubwo ufite amahirwe kugira ngo wumve ibyo ubyakire. Niba byakira mu buzima bwawe ubyature, niba mara kubyatura ube muri ubwo buzima bushye, uvuka mu buryo bw'umwuka. Niba mara kuvuka mu buryo bw'umwuka, utangire unywa amata y'umwuka, utangire unywe bebero z'umwuka, utangire unywe amata y'umwuka, ukure kugeza igihe utangira kurya amagufwa mu buryo bw'umwuka. Ni Imana ishaka ku bantu bayo mu bihe nk'ibi bya nyuma. Ndagira ngo mvuge iki? Ndagira ngo mvuge ngo guhera ku itangira ry'isi kugera ku mpera y'isi, ikintu cyose kiriho n'ibihe byose biriho byashyizweho n'Imana, nta n'igitungura Imana. Ndashaka kuvuga iki? Ndashaka kuvuga ngo niba ngihumeka, niba nkifite ubuzima, ndacyafite amahirwe yo kugira ibyo mpindura, ndacyafite amahirwe yo kugira ibyo nkora, ndacyafite amahirwe yo kugira homba. Imana ikandeba mu maso y'imbabazi, Imana ntindebeho urubanza, Imana ntincireho iteka, ikandeba nk'umwana mu rugo. Mu izina rya Yesu ugiye gusanwa bushya. Niwakira gusanwa bushya, urasanwa n'ijambo ry'Imana. Niwakira ijambo ry'Imana nk'iryawe, uraba umuntu mushya. Niwakira ijambo ry'Imana nk'iryawe, uraba umuntu udasanzwe. Natangiye nshishikariza abantu, n'umusozi nshishikariza ubutumwa ntibwo bwawe gusa, busangize mugenzi wawe, bushyire mu magurupe, bushyire hirya no hino. Abantu bakeneye ubuzima, abantu bakeneye ihumure, abantu bakeneye gufashwa n'imbaraga z'ijambo ry'Imana. Ni uruhe ruhare ufite kugira ngo umuryango wawe ukire? Ni uruhe ruhare ufite kugira ngo umudugudu wawe ukire? Ni uruhe ruhare ufite kugira ngo igihugu cyawe gikire? Ni uruhe ruhare ufite kugira ngo aho utuye hakire? Niba nta ruhare ufite, nta n'icyo umaze. Sinkututse, sinkuhangaye, ariko nagira nkubwire ngo hihibikana, gira ubutwari bwo kugira ngo ugire uruhare rwaho utuye, abantu bashe kwakira umugisha, abantu bashe kwakira ubuzima, abantu bashe kwakira guhembuka, abantu bashe kwakira gusanwa mu mitima yabo. Nimwakire gusanwa mu buzima bwanyu, nimwakire gusanwa mu miryango yanyu,
nimwakire gusanwa ku kazi kanyu, nimwakire gusanwa mu bana banyu, nimwakire gusanwa mu gihugu cyanyu, mwongere bwakire ibindi byiringiro, mwongere kugira irindi yerekwa rizima, mwongere kugira amaso y'umwuka weza, mugire amaso yo kureba ejo hazaza. Sinzi ibyo ureba ejo hazaza, ariko ejo hazaza ndahabona ari hazima, gihe ejo hazaza ndabona hari ibyiringiro, gihe ejo hazaza ndahabona umugambi muzima w'Imana, gihe ejo hazaza nibo kwareba ndahabona gukomera, ndahabona ubuntu budasanzwe ku buzima bwanjye, ku buzima bw'aho ntuye, ku buzima bw'umuryango wanjye, ku buzima bw'igihugu cyanjye, mu izina rya Yesu. Nimwakire gusanwa ku mitima yanyu, nimwakire ijambo ry'Imana ry'ubuzima, nimwakire kongera guhembuka no kwakira ubuntu bw'Imana. Munyemerere rero nsoze nsenga, nsabira umugisha abantu bose bateze amatwi ijambo ryayo, nsabira umugisha abantu bose bafashe n'umwanya wo kugira ngo bumve ubutumwa bwiza. Niwumva ijambo ry'Imana ntirikave mu gutwi kumwe ngo ritungukire mu kundi, ahubwo urishyire mu mutima wawe, dibi ryawe utera urutambwe, ukora icyo rikubwiye, uzahinduka mushya, uzaba umuntu muzima, uzahindura byinshi, uzubaka byinshi, kuko ari umugambi Imana ifitiye ubuzima bwawe. Humiriza amaso dusenge. Uwiteka Mwami Imana, ndagushimiye kubw'ijambo ryawe, ndagushimiye kubw'umugambi wawe muzima, ndagushimiye kubwo wemeye ko amagambo nk'aya aturuka mu kanwa kacu Mwami. Ninde wayateguriye? Ni umugabo, ni umugore, ni umukobwa, ni umuhungu? Ese aba bantu bose bari kuwuhe mugabane? Ese aba bantu bose bari mu bihe bisa biti? Simbizi, Mana urabizi. Niyo mpamvu nigize ijambo ryawe ngo rigiye gukiza, rigiye gutabara, rigiye guhembura, rigiye gukomeza, rigiye kongera gusana bundi bushya, umuntu yongere kuba muzima nk'uko kera yari ameze, afite urukundo, afite urugwiro, afite ibyiringiro, afite amahoro. Reka ijambo ryawe Mwami rihembure, reka ijambo ryawe rikore ibitangaza, risenye ibihome byose bya Satani, rikubite hasi cyishyize hejuru cyose kurwanya ubushake bwawe, mu izina rya Yesu. Imbaraga z'umuriro zisenye imigambi ya Satani, ndasenya imyuka y'ubuyobe, ndasenya ubuhanuzi bupfuye, ndasenya ibice intege ubwenge bwacu n'imitima yacu, ndubaka ikintu gishya ku buzima bwacu Mwami, ku buzima bw'abateza amatwi ubutumwa bwiza, ku buzima bw'igihugu cyacu, ku buzima bw'abana bacu, ku buzima Mwami bw'imiryango yacu migari. Nsabye nizeye kuva gusenga, nsabye nizeye kubikoze, mbicishe mu izina risuma amazina yose rya Yesu Kristo mwana ntama y'Imana nzima. Nsabye nezerewe kubyumvise kandi bikoze, twese tuvuge ngo amen, amen, amen. Imana ibaha umugisha. Ndagira ngo nkusabe kugira ngo ukande kuri yanzogera, uduhe subscribe, kandi ubutumwa ntubucecekane wenyine, tangira umusangiza undi kugira ngo nawe bukomeze ubuzima bwe. Ushaka kuganira nanjye kumwihariko, ushaka kugira icyo uvugana nanjye kugira ngo ntunganire muri uno murimo, ushobora kumpura kuri ya nomero yanjye kuri screen aho urayibona, 0788 46 39 69, 0782 46 39 69. Nimuze dukorera Imana kandi ubuntu bw'Imana bukomeze kubana namwe muri byose. Shalom, shalom, shalom. Hembuka Voice TV.